Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha aho muherereye hose. Ni ukuri Imana ikomeze ibahezagire cyane. Tugarutse muri wa mwanya rero w'ivugabutumwa, umwanya w'ijambo ry'Imana ndetse umwanya w'inkuru z'isanamitima, ndetse ko ukaba n'umwanya w'ubuhanuzi cyangwa se w'ubuhamya kuri bamwe bahuye n'Imana. Rero aka kanya mu gice cy'ijambo ry'Imana ariko dusuhuza abakristo aho muherereye hose ndetse n'abemera Yesu Kristo, kuko tugiye kuvuga hejuru y'imbaraga z'umuzuko. Hejuru y'imbaraga z'umuzuko rero hari uwapfuye arazuka ari we Yesu Kristo. Rero reka tutabatindiye, reka dusenge kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi uratunganye, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Rero Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, nkigera hano wari wahageze, tujye kuvuga imbaraga za Yesu Kristo wari wahageze, ariko tuguhaye ikaze kugira ngo duherekezwe n'ijambo ryawe, kuko ijambo riravuga ngo abayoborwa n'umwuka wawe nibo bana bawe. Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, nje guhamya iby'umuzuko wa Yesu, muzibane nanjye kandi unkore ku munwa, unkoze ikara ryaka ku munwa, ntaba ari njye uvuga ahubwo ari we uvuga. Urakoze data mwiza, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tubahaye ikaze rero aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye bigize isi. Turazi neza ko isi yose dukurikiye kuri uyu murongo w'ivugabutumwa Umunaziri 2020. Reba ko wakoze subscribe aho hasi kuri ako kantu kanditseho subscribe, ukozeho urutoki gusa kugira ngo inzogera ifunguke uburyo ubundi ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Cyangwa se reba handitse sabone cyangwa subscribe, ukozeho urutoki ufungura inzogera, uzajya ukurikira ibiganiro byacu. Rero turasuhuza cyane abantu badukurikiye bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabizi ko mujya mudukurikira muri benshi cyane, abari ku mugabane w'i Burayi, abari ku mugabane wa Afurika ndetse no ku migabane itandukanye yose, ndetse n'abari muri iki gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere ka Rwamagana. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana nahaye insanganyamatsiko ivuga iti hejuru y'imbaraga z'umuzuko. Imbaraga z'umuzuko turi buze kureba uburyo Yesu yapfuye ariko ku munsi wa gatatu arazuka. Rero Yesu azuka yazukanye izindi mbaraga ndetse azisigira tw'abakristo. Rero Imana ibaho umugisha cyane, tubahaye ikaze cyane. Reka dusome twihuse cyane kugira ngo twihute cyane kugira ngo tutabatindira mu ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Matayo umutwe wa 28, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Haranditse ngo nuko ku munsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, imyenda ye yeraga nk'urubura. Ba barinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano, kuko yazutse. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Nimugende mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo muzamubonera, dore ndabibabwiye. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana rero dusomye hano muri Matayo muri 28, twahereye ku murongo wa mbere tugeza ku murongo wa 7. Uyu murongo dusomye n'uvuga uburyo Yesu Kristo yazutse, cyangwa se uburyo Yesu Kristo yatsinze urupfu. Rero ntabwo tubatindira cyane, ariko reka twinjire mu ijambo ry'Imana, turebe uburyo Yesu yapfuye cyangwa se yatubambiye ku musaraba. Mu by'ukuri Yesu yaravutse, arazuka, arapfa, arangije arazuka. Kuko hejuru yo gupfa habaho kuvuka. Gupfa Yesu yaranazutse, niko Bibiliya yatubwiye. Rero reka turebe gato cyane muri aba bantu benshi cyane bagiye bagendana na Yesu,
cyangwa se Yesu ageze ku musaraba cyangwa se agiye gucirirwa urubanza. Iyo wageze imbere y'urubanza uba ugiye gukatirwa cyangwa gufungwa. Niyo mpamvu rero tugiye kureba aba bantu Yesu amaze gufatwa agejeje kwa Pilato. Yejeje kwa Pilato yari agiye gucibwaho urubanza, ariko hari abo bari kumwe, abo ba Yuda ari nawe wamugambaniye yari ahari. Hari amagambo yasize avuze mbere yo gupfa kwa Yesu na mbere y'uko yiyahura kubera ko Yuda yiyahuye. Niyo mpamvu rero tubanze turebe aba bantu bagiye bagambanira Yesu, barangiza bagahamya yuko Yesu nta cyaha ahubwo azize akarengane. Reka turebe hano ijambo ry'Imana, turasoma muri 27, Matayo 27 umurongo wa mbere, uwo murongo wa gatatu, Matayo 27 umurongo wa gatatu, turageza ku murongo wa 4. Haranditse ngo maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30, ati nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko baramusubiza bati biramaze, ni ibyawe. Mu magambo make, uwasize agambaniye Yesu ni nawe wasize avuze ko ari umwere. Yuda nubwo yiyahuye yasize ahamije ko Yesu ari umwere nubwo yamugambaniye. Rero Yesu kujya ku musaraba kwe ntabwo byari kumukuraho umusaraba, ntabwo byari kumukura ku musaraba, kuko ibyanditswe byera byari gusohora. Niyo mpamvu bitagize icyo bimutwara. Ariko Yuda we nubwo yagambaniye Yesu yarangiza agasubiza bya bice by'ifeza b'abatambyi bakuru, ntabwo byakuyeho ko Yesu abambwa. Undi muntu wa kabiri wemeje ko Yesu ari umwere, muka Pilato. Buriya muka Pilato, umugore wa Pilato, nawe yemeje ko Yesu ari umwere. Ariko mu kubyemeza muka Pilato we yabibonye mu iyerekwa cyangwa mu nzozi. Reka tuvuge mu iyerekwa cyangwa mu nzozi, niho yabibonye. Mu kubibona nibwo yabwiye Pilato, amubwira amagambo, aramubwira ati uwo muntu ni umwere. Ntabwo turi buvuge mu magambo yacu gusa, ahubwo turifashisha ijambo ry'Imana, Bibiliya, kuko hari igihe tujya dusoma tuvuga ijambo ry'Imana ariko mwe mudukurikiye ntimumenye iyi mirongo aho yanditse, cyangwa se ukaba uyizi ariko uyumva bayivuga ariko utazi aho yanditse. Reka dusome kuri igice cya Matayo nanone ku murongo wa 19. Turasoma Matayo 27 umurongo wa 19. Haranditse ngo kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore we amutumaho ati ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we, byambabaje. Amen. Ni ukuvuga ngo aba ni abantu bari kumwe na Yesu. Yesu amaze gutsindwa n'urubanza, agiye kugira gute, agiye kubambwa, cyangwa ni abantu bari hafi aho. Kuko iyo wageze ku mucamanza uba uri gucibwa imanza n'abantu batandukanye, ariko hakavamo n'abakuvugira. Uyu muka Pilato yabonye mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'inzozi, Imana imwereka ko Yesu ari umukiranutsi, nta cyaha afite, ariko nabyo ntibyigeze bikuraho ko Yesu abambwa. Aba ni abantu ndi kugenda mbereka bamwe na bamwe bagiye bahamya ko Yesu ari umwere. Uyu muka Pilato abivuze nawe ko yabonye Yesu ari umwere, ntibyigeze bikuraho ko Yesu abambwa. Uwa mbere twabonye Yuda, uwa kabiri ni muka Pilato. Tugiye kureba Pilato nawe icyo yabivuzeho, uko Pilato nubwo yatanze Yesu yabaye nk'agatambyi, ntacyo yakirije, nta n'icyo yakemuye, kandi niwe wari ufite ijambo rya nyuma kuvuga ati nabambwe cyangwa ntabambwe. Ariko kuri we ntacyo yakijije, nta n'icyo yakemuye, yabaye akazuyazi nk'uko Bibiliya ijya ivuga. Reka turebe hano muri Yohana uko uyu Pilato icyo yavuze kuri Yesu. Muri Yohana
Pilato turasoma igice cyacu, turasoma Yohana igice cya 19 umurongo wa 4. Pilato yongera gusohoka arababwira ati, dore ndamusohoye, ndamubazaniye ngo mumumenye yuko ari nta cyaha mubonyeho. Amen. Dusubiremo, turasoma Yohana 19 umurongo wa 4. Pilato yongeye gusohoka arababwira ati, ndamusohoye, ndamubazaniye ngo mumenye yuko ari nta cyaha mubonyeho. Amen. Pilato nubwo yari guca urubanza, ariko yasize atanze amakuru ko Yesu Kristo nta cyaha amubonyeho. Abo ni abantu Yesu yaragize mu maboko yabo kugira ngo bamucire urwo gupfa, ariko uko barebeshaga amaso y'umwuka cyangwa uko umwuka wera wababwiraga, ntabwo bigeze bashinja Yesu icyaha. Niyo mpamvu Yesu yapfuye ari umukiranutsi kandi azuka ari umukiranutsi. Zimwe mu mpamvu zo gupfa kwa Yesu kwari ukugira ngo twebwe ducungurwe ibyaha byacu. Twari twanduye, wari wanduye, ariko Yesu yaje kuba igitambo kugira ngo ibyaha byacu tubibabarirwe. Ntabwo rero nubwo Yesu yagiye agaragara nk'umunyakuri imbere y'abantu bari kumucira urubanza, ntabwo byari gukuraho urwo gupfa, ahubwo nibo bagiye babyihamiriza. Nuko turongera dusome abandi, umutware w'abasirikare barindaga Yesu, nabo bafite icyo babivuzeho, ariko babivuze we yarangije kugira gute kudupfira. Reka dusome hano muri Yohana igice cya 27. Hano muri Yohana turasoma muri Matayo hano hari abakuru b'abatware b'abasirikare nabo bavuze ko Yesu ari umwere. Reka turebe hano muri Matayo, ntabwo ari muri Yohana. Imana ikomeze idufashe kugira ngo dukomeze twumvire ijambo ry'Imana. Turi hano muri Matayo igice cya 27, ariko turasoma ku murongo wa 54. Hano ni umukuru w'abatware utwara abasirikare, bamwe bari barinze Yesu, nabo bagize icyo bavuga ku rupfu rwa Yesu nuko Yesu ari umwere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Baravuze ngo igice cya 27 umurongo wa 54, ngo umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye baratinya cyane, bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Amen. Nibyo nashakaga kubabwira. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari mu maboko ya Yesu, aba bantu bari bafite ububasha bwo kuba bamugira umwere ntadupfire ku musaraba, ariko kubwo Yesu yari igitambo cyashimwe n'Uwiteka Imana, Imana yamutanze kugira ngo natwe tugirirwe imbabazi. Niyo mpamvu rero ibi byose byabaye, ntabwo Yesu yari ageze gute, yari ayoboye kwikura ku giti cy'umusaraba, yarangiza nawe akagenda akakivaho. Gupfa kwa Yesu hari inyungu kuri twebwe abera, cyangwa se ku bantu b'Imana bapfuye bizeye, kuko Bibiliya ivuga ko Yesu amaze gupfa ngo ibituro by'abera byarafungutse maze barazukana nawe. Rero niyo mpamvu gupfa kwa Yesu hari benshi byakije. Kuki Yesu ajya gupfa barekuye Baraba, Yesu bakamubamba? Kandi Yesu ntacyo yari yakoze. Yesu ajya gupfa nanone yari ahabambye hagati y'ibisambo bibiri, ariko kimwe muri ibyo yagisezeranyije ubugingo buhoraho. Bishatse kuvuga ngo uwo wahise wizera ako kanya, icyo gisambo cyahise kizera ako kanya, cyahise gisanganira Yesu, ubu bari kumwe nta cyaha arimo. Ariko wa wundi wavuze ngo ikure ku musaraba nawe wikureho,
uwo nguwo ntibari kumwe. Kimwe n'uko Yuda ajya kugambanira Yesu, Yesu yasize avuze ijambo aravuga ngo ugambanira cyangwa wagambaniye umwana w'umuntu cyangwa wagambaniye umwana w'Imana, icyakabaye ngombwa ni uko yakabuza ubugingo buhoraho. Nta wundi rero ni Yuda. Yuda niwe wagambaniye Yesu arangije apfa urupfu rwo kwiyahura. Bakristu bene data rero ijambo ryacu ryari iryo, ariko ndagira ngo mbifurize Pasika nziza aho muhereye hose. Pasika nziza abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pasika nziza ku bakatolike, Pasika nziza ku barokore muri rusange ndetse n'abemera Yesu Kristo. Pasika nziza, umuzuko wa Yesu, kandi mukomeze muzukane na Yesu Kristo umwana w'Imana, kandi akomeze abajya imbere. Rero tuzategura inyigisho z'Umwuka Wera, aho Yesu yasize avuga ati simbasize mwenyine, ahubwo basigiye umufasha ari Mwuka Wera uzabamenyesha igihe ntarazajya bamenyesha amakuru. Rero reka dusenge kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ribane namwe naho muherereye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ukuri n'ubugingo, uri Imana yo kwiringirwa, twumvise ijambo ryawe, tubonye na Yesu Kristo uburyo yabambwe, ko yagiye ari umwere, ariko gahunda yawe cyangwa misiyo yawe akaba ariyo kugira ngo adukize ibyaha byacu. Rero turakunye Data nyir'icyubahiro, ukomeze ubane natwe, ugendane natwe, mu izina rya Yesu tugusabye twizeye, amen.